iki kibazo kigomba gukemuka, icara hano tugikemure. Ese urukurizwa n'iki nkawe cyampaye? Gutekereza ko umugore wawe akeneye gift ku munsi wa mama ni ikibazo. Gutekereza ko amuposting ukanamwifuriza umunsi wa mama ni ikibazo. Bambwire rero. Tunagera kuba umuntu w'umuntu, sibyo? Wanyubashije. Ntabwo ari ibyo. Urimo ntagerarana imyenda. Sinakwandikiye amagambo meza. Kunyandikira se bivuze iki? Nyine oya mbwiza ukuri nawe kunyandikira bivuze iki? Wahise tugakemura ikibazo tukarinyama tumeze. Ushatse ko kuvuga ko ku munsi wa mama nta gift ujya umpereza? Uyu munsi ko ntayo nabonye. Wigeze umpostinga n'uyu munsi? Hello guys, viteze. Amakuru yanyu twasohotse rero byarangiye dusohotse ku munsi wa mama ngo papa abe yansohokanye urumva akonze agatera story ko byagenze ariko nari nshaka kumukorera akantu abantu mwarambwiye ngo mukumbuye planka ariko yarajyanye rota hanze n'abana bararyamye dutashe dutinze kuko mere nayo twe twamusigiye abana ntago nzi ari planka na video y'uburyo niteguyemo icyo nzabahereza mbere ariko nshaka kugira ngerageze planka imeze ukuntu nyine urumva ikakaye nk'abantu mwe sinzi ko ndi bibabwire nyine ntabwo nzi ukuntu ngiye kubabwira ndiko nyine ntabibabwira mwebwe muze kubyirebera ariko nyine niba uri mushashano umva njya gukora subscribe kuri Abiden Show twasohotse byari bimeze neza cyane ngiye koga mu maso ngomba kuyikora nyine ntabwo nyikora ameze uko nguko ntabwo nyikora ameze uko nguko nshaka kuyikora ndimo burakari buteye ubwoba nyine hahandi ibintu bigiye gukomera hano kwa papa Abi na mama Abi mukomeze mwane na Abiden Show ntabwo mwari muheruka plank ntabwo nzuriye ndibuyikine uburyo nyine ndi gutekereza ibyo ngiye mfite ngiye kumubwira mu mutwe wanjye ukabura mugore ni shetani ni ikintu none mfite amatsiko yo kureba uyu mugabo arabyakira gute yarajyanye rota hanze tugeze hano mu rugo saa 4 z'ijoro n'iminota 31 Imana imfashe bamere nayo mvuze ngiye kubahamagara ko no yarafitanye gahunda ngo bahamagare ariko Imana imfashe badiyane baretse kumpamagara pe bamuretse guhamagara Imana imfashe nyine prankanye mutayica nimumure muri modo ubwo rero ndi gutekereza mbabwire ikintu ndi kumva nshaka gukora nangwa nicecekere nyine muze kureba ukuntu bimeze hanyuma mumbwire niba nabikoze neza niba nabikoze nabi ariko ngiye actinga nyine ndi umugore mu bitu umugore w'indashima umugore nyine mwereke ko ibintu byose yakoze namwe nyine nzabereka muri video umva reka mbereke ubundi kambanze kuri mu makeup nsharije n'umujinya ngusharije urumva niba ngombwa n'insenda turazisiga reka ntabwo nakwisiga urusenda ubwo rero mubane nka mama Abi gusa mfite ubwoba ko ngiye kumutega kamera hano mu gitanda mfite ubwoba ko yaza yambaye ubusa ko se singiye editingara mfite ubwoba nyine ngiye editinga ntacyo bitwaye urumva noneho uko biri kose ndabikorera ku gitanda koko namwe mutagire mwibaze ni ibiki mama bagiye gukora muri commentaire hasi mubwire niba nakitinze neza niba nakitinze nabi nabyo mubimbwire sawa ariko umuntu aba yisize nk'agahembe ndebereza makeup ana yanjye Через зимнитар. Рукомба. Mbeke Зимнитара. Narindiye ngo nguze uryame none nkaho utajimije itari ukurira igitanda. Sundi none se ikibazo ni iki? Sundi baje ko mbona uje none n'ibiringiti mu biringiti. Biringiti si urwo n'ibiringiti biri. Nyine kwambaye imyenda yo kurara. None kugira nambara iki? Abantu bagiye kuryama bambara iki? Kuvuga nabi. Ubaye iki?
wareka nkaryama uryamye se nakubuje kuryama mbwira ubaye Sherway, Hawaii. Kumbona wibyimbishe wabaye iki? Habaye iki hanga? So nuzajya ubona umuntu atavuze wajya ureka umuntu akicecekera. Wagize kuba ntavuze nuko ntashaka kuvuga se? Rero sinshaka kuvuga. Ese nako nindo kubwiye nabi. Nigeze nkubwira nabi? Yewe. Nigeze nkubwira nabi? Reka noneho tubyite ko umpaze singo? Tubifate ko umpaze, tubifate ko nyine ndikuba narakubyariye abana babo babiri bose ntacyo bivuze urukumva. Tubifate nkaho nyine ntacyo ndicyo. Siko ushaka kugira mbifate. Shaka nakubwira nakandari. Gute? Gute ibyo bituri kuvuga nibi? Ku munsi wa mama buri gihe nahoraga mbona gift. Buri gihe nkabona gift. Imyaka ingahe 9 ntiri gushira 8. Ubu none aha nkubyariye abana babiri ukabona barakuze. Urukunde bukabona ntacyo mvuze ukabona ntagiye gift nyikeneye. Nta no kumpostinga wigeze umpostinga unamnyifuriza umunsi mwiza wa mama singo? Nukuba nyine ubu ngubu urampaza umva mbabari. Kanjyana. Ako umve ngo ndakubwiye urumva. Seriously? Okay, Sheri. None se ibyo bisobanuye ko uza wambaye imyenda uje mu kiringiti gishyushye gutyo. Nyine reka tuganire ngo nkubwire. Mbambara reka ariko kumfata nyine reba no tuganire. Reka niryamire pe. Ese kuryama birakemura ikibazo. Reka yewe ndyame ndeka. Kandi nibibana ngo ngo kuryama ntabwo bikemura ikibazo. Happy man byuka nkubwire. Nyine byuka umbwire ikibazo gihari tumenye icyo dukemura. Nese icyo ntakubwiye ni iki? Ushaka gukemura iki? Icara hano nkubwire. Icara hano nkubaze. Sheri. Ntabwo uryama tudakemura ikibazo. Icara hangaha nkubaze. Ndetse nyine kukubwira nkureba mbahore wicara hangaha nkubaze. Undeba se wanyumubwira ntabwo ndi kumva. Nyine wicara hano ngiye nkubaze. Man. Se ni uri kumbwira ibi bintu cyangwa bangurani? So nkawe kurizwa n'iki? Ahangaha habaye iki? Okay. Babe. Nyine umva nkubwire. Wandetse. Nyine umva nkubwire. Njye najya kwiryamirira hirya wishaka kunyongera n'ibindi. Nyine umva nkubwire. Mu gitondo ko nabyutse sinakwandikiye amagambo meza. Kunyandikira se bivuze iki? Nyine oya mbwiza ukuri nawe kunyandikira bivuze iki? Usanzwe utanyandikira ayo magambo meza se? Ndashaka ibyo tukumvikana. Sinakwandikiye kanagushimira ko wambyariye. Maze sibyo bivuze iki? None se sina mu byukuri. Tugiye kumbwira ngo wansohokanye ngo nariye ngo nakoze iki? Niryari se ntarya? Niryari ntarya? Nyine ndashaka tugende ku murongo. Ko nta gupostinze ko nasanzwe postinga. Ntabwo usanzwe postinga rero. Hari undi muntu na postinze se wenda uvuga ati wapostinze abanduranye bagira. Ubu wakwibuka kumugora ari umunsi wa mama mukamupostinga. Ngiye ko na postinze abantu bose. Ese niba ari wowe ngewe bisona niba wapostinze. N'abagabo bapostinze abagore babo rero ubwo ngiye kubera gutapostinga. Nese sinagusohokanye. Genda gusohokanya ahantu mpazinze amayero 200. Ngo ukeneye gift zirenze iyo niyi.
urukumva nyine nta gift nari nkeneye sibyo ushatse kumbwira se Nese kuba nagupostinze nkataha amayero 200 nari naniwe gukuramo amayero 100 nkakugurira iyo parife andi 100 nkayasave. iyo ugura gift Iryo kosa nakora waje kurira iki? nese ko nagiye kurya nkagira Iyo wishyira hano ukambwira ati nkeneye gift akaba. nese nakugutekerereza nagize nabyo urabimpereza ntabwo naye kujya mu mutwe wawe ngo mbigutekerereze nese ntabwo wansokana nkajya kurya ukanagura niyo gift Ese gift ireze kugusohokana n'imeze itera. Oyu umaze kumpaga singo umaze kumpaga pe bigaragara nanjye ndabibona mana ndabibona nyine igisigaye ngiye muri nge nyine nukwicara ahubwo nkiyakira Kabore mwabaye umuti kuki mbona mugiye kuzadusaza neza. Naho ugeze muri ba bagore bakunda ibintu wazigaye bumva barwana n'ibintu gusa. Nese ibi nibyo uje kumimisha noneho kunyereka ko warakaye. urimo ntagerarana imyenda intambara irateye nakubwira iki nushaka uzana ibigo n'intambara ariko iyo nshatse kukubwira wajya ucisha make ya mani mfashe amafaranga angana kuri iyo nceceka simvuge ubundi ibi byose bibaye kubera ko mvuze sawa ngaho ijoro ryiza nyine ndeko nyine umva nkubwire mani wajya ureka intambara ibintu ubona bundi byakumariye iki wowe intambara se wumvishe wowe wumvishe umuntu yumva n'amafuti ntanavuge ngo nakoze amafuti ubwo urukwiriye ibintu bigize uzayihorera umunsi w'abamama warangiye nta no kumpostinga ntacyo uzabyihorera umunsi ngo postinge se none aha tuvugana mani none tuvugana ngo postinge akira nushaka ushira amafoto mungi mara gupostinga buri munsi ukwezi gushira kugupostinga singiki gitelefone akira rero bana amafoto ushaka yame yose posting surukuna ko nta gupostinga akira ngo posting ngiye ugiye kujya kupostingisha atari ibintu byanjye wajya ufata iki telefone ukabipostinga ubundi niba arabushaka kubyereka bakabibona ujya kumpa akazi kari extra katandeba ngo utabishaka byihore ariko nuko tangiye ugereka kungora pe ugereka kumvuna mu bwonko nta kintu mba ntakoze ngo ngushimishe ngo ntaki wakoze ikizi oya wakoze iki ngiye mve ukazi ndarushe biriya biryo nanjye arega nabyigurira wiza kunkanga ngo waguriye ibiryo ngo wakoze iki biriya biryo se ntabwo nabyigurira kuki wambaye ntugeze kubyigurira sawa nyine nagize nyine ubwo hari ubwenge wagize nk'umuntu w'umugabo avuze ati kansoka n'umugabo gore wanjye numvishe ubwo bwenge rwose kufite nanjye ndaza nyine ndi kumva ko uko biri kose hari surprise ya gift ndibuze kuza kubona ubwo ndaje nzinze ngera mu rugo no kuryama nta na gift none se bite byawe yasanze ntabwo se none se wakoze iki mu byukuri gira ikintu cyanturumbukije hano ngakubita nkagirira hakurya bambwire rero tunagira kuba umuntu sibyo wanyubashe ntabwo ari byo turarangiza tuvuganye nabi zimya iryo tara turyame shira igihe tuzimya itara ese ikibazo ni itara kugeza ubu ngubu fata ibintu wabigize intambara mani ntabwo uryama tumeze gutya ugomba gukemura ibibazo niba ejo bumbwiye ko nzakugurira gift uzayihorere pe ese gift umuntu ntayigurira umuntu igihe ashaka ndakubwiye uzayireke kandi reka turyame intambara zishire nta ntambara nkeneye muri iri joro turyame maze amahoro yo kwa Augustin atahe se no kunyubahuka basi shapebi wanditse ibyo bintu mani ko atari byiza ibintu ko atari iby'umugore tumeranye nkawe tuvuye kurya wishimye uri guseka hapo ugeze hano sinzi ibintu biguturumbuye nese hari umuntu ukubwira ko barawe shero ko hari abandi babuze amagift se batajyanye no kurya batanandikiye zira message nakwandikiye uzinze amatwi rero ntakumva
Ntageneye kuryama pe. Niba ibyo nakubwiye nta kintu na kimwe yumvishemo. Nkeneye kuryama. Nijo nzagura gift nakubwiye yihorera. Mani nzabikosora. Nakubwiye yireke iyo gift. None se gurakajwe n'iki? Sindakaye ryama nanjye ndaryama. Shawaretse. Nyine ubwire. Nyine reka dukemura ikibazo mani ntago hari amaguzi. Uhambabariye koko. Ibyo nakubwiye undi wabyumvishe. Niso kuryama mezo utya nibyo bikemura ikibazo. Nyine reka mubwire. Haka mubwire man. Ejo ndakugura gift ushaka. Undi ushaka iki? Iyo gift ireke niko nkubwiye. Nyine mbwire icyo ushaka. Oya, Parfait, amavuta, amafaranga. Nguha amadolari kano kanya. Reka sheri wiza gukina n'ibintu uri gukina. Nyine mbwira nguha amadolari. Ndi gukina hano. Amadolari. Ese wowe ushaka icyo ubundi utambeje. Ni gift cyangwa ushaka kwiyenza cyase gute? Nese nyine ko utayimpaye. Niba ari gift nibyo ndi kukubwira wabitekereje nk'umuntu w'umugabo ukayimereza. Genda hara ku modoka yanjye nzanira coffee. Nguha amafaranga. Amafaranga nanjye ndayafite najya no muri banki nanjye nkayihereza. Ariko ukumva ikibazo ndi kukubwira. Iyo banki se ntabwo najyamo nge nkayihereza amafaranga. Gutekereza ko umugore wawe akeneye gift ku munsi wa mama ni ikibazo. Gutekereza ko amuposting ukanamwifuriza umunsi wa mama ni ikibazo. Icyo nicyo kibazo na infite. Nese sonze ko mupostinga. Sindi kubaza gift ukeneye ejo nsayiza. Urukore saa turisanga pe. Byarangiye rero wakoze ku mugabo mwiza wakoze kunsohokana nawe nawe magambo meza. Nanjye ejo nzayakomereza. Shabadireka. Niba wewe usiko abari musazi. Uri naguseka rega ukujyange ntago byambabaje. Wasaze pe ni impamo y'Imana wawe. Siko bigeze ndi kumva nkugiriye impuhwe se. Kandi undakaje ngewe undi ubutano n'ayo magambo ntayo wabona. Ni impamo y'Imana nuko baza kwigira nabi gutyo bizagera nge nabivamo kugira byo biduteranye. Uzabivemo no se ubundi ukora iki? Ngira wakoze iki? Abagore mwagiye muri ga ukundi ibintu. Ese ko uri kunshinja ngo wansohokanye gusohokana nibyo ndi kukubaza nari hano kwisohokana. Uzoganye mata amafaranga menshi. Mbawe. Ubwo hata menshi kuki utahataye gift? Umenye ko umugore wakeneye gift. Shaho yigeze nawe ubwo gusegerwa pe. Cyabikoza bampinduriye umugore. Uyu ntago ari uwanjye. Cyese niba iriya cocktail wanyoye harimo urumogi. Aho mundi Shashiri. Papa. Gusa ndumiwe niba n'abandi bagore bafite imyumvire nk'iyawe. Yarutwa tukaba ba Paulo ni mama y'Imana ngaho ryamugira ijoro ryiza. Ujye kuzimya itara. Sheri. Sibaritse ko gasuzuguro. Ni mama y'Imana kandi. Reka gutuma ndakara sheni. Reka gutuma turara nabi. Sheri. Stop. For real, stop. Sibyo, ibintu ntago ari ibyo. Ese urikurizwa n'iki nkawe cyampaye? Okay, pe. Ni impamo y'Imana ndakurahiye mu gitondo mbere ko njya mu kazi. Ndabanza njya gushakira gift. Sibyo? Nakubwiye gift yireke. Mama horo kandi ndyamye. Ushaka iki? Ukeneye gift ahubwo ngiye mbwira. N'urukweto, ni parfait. Ukeneye utundi twenda two kurarana. Bani mbwira ukeneye iki mwana? Shaman ndeka ariko se bite byawe waretse umuntu akaryama ndeka n'iryame ntabwo none nyene ko icyo kibazo gikemuka gumana ibyo bintu byawe ndeka ine umva nkubwire ese wambabari shaka tuvugane man numukuri n'ubundi kibazo cyanjye nakubwiye ntacyo wumvisha nase ukugira bigendo ninjye bitari seriye ninjye bitababaje se nyine okay ubu ndakumva none mbabarira ngiwe ejo ndabihoreye ndakubwira byihorere ndabikubwira inshuro zingahe wambara ugaceceka shawaretse ibyo bintu man
si wowe ariko uzikuri gashoza nama wowe ukunda intambara kandi undi kukwinginga reka ibibazo ngaho ndeka ubwo nkunda intambara zireke umuntu wabwira ko nagusohokanye ukaba witumije gutyo ngo ntabwo naguhaye gift wowe urabona atagufata nk'umusazi ubundi wowe uri muzima. Okay, reka mba umusazi hanyuma wowe muzima. Ushaka ko turakaranye wowe kandi nanjye nindakarabira babibi. Umva mbarawo ntidusakuza urukumbangamira. Nakubwiye ikibazo cyanjye niba wacyumvishe shira umutwe hasi uryame nanjye ndyame. Ese niba nacyumvishe ngikoreye iki kunumva udakeneye ko kinakemuka. Nakubonye nyine ntabwo wambonye nahise nkubwirisha. Kandi sheri uri gukora amakosa aya ni amakosa mu by'ukuri sinzi niba uri kwiyumvira cyangwa niba atari ibintu bituma waretse kusakuza none wowe uri kwiyumvira ugasanga ibyo nakoze ntacyo bivuze. Wisakuza please. Abagabo twararengana ubundi wowe kuri ku munsi mukuru wa papa ko ntari ikintu wampaye ibyo biryo uri kuburana ngo nabyo utishimiye ko wagiye useka wageraho ukabivuga tukarya ugakomanda kugeza utishimiye ibyo kingana kuriya wowe ku munsi wa papa hari n'akantu katanu byuza wampaye ko ntaje se ngo murakariye hari gift wampaye wowe ngiye nguteye imitoma mu gitondo ngiye kugura ibiryo ngo ikibazo ni gift. Okay, babe. Urukumbangamira nukwimara kandi ushaka kugira ndakare. Igitondo ndakozanira. Uyihorere nta. Ndakozanira urabo yewe. Umva mbabarira. Ndakozanira cyakiraho kinini kimwe kirecha n'umuntu. Umva. Niba mwe banjye ntago turakanye guri. Umva ngiye gusohoka ngiye kwiryama mu cyumba cyo hirya. Ntaho jya yewe. Waretse kumbangamira. Nyine reka ndakugura gift man. Uyihorere nanjye ndayigurira. Uyihorere nanjye ndayigurira. Uregura so wowe kutayigurira. Ndeka ndyame. Nyine wowe kutayigurira. Umva mani ndeka ndyame singo. Wowe ntibyakunaniye kuyigurira se. Ndebe wongeye ndayigurira. Umva ndeka ndyame rero niko. Shawapi. Niba umuntu akubwiye ati mureka ryame byo bubaha icyifuzo cye. Singo. Ntabwo ryama ko tudakemuye ikibazo. Ni principe pe ntabwo ryama tudakemuye ikibazo. Ndeka ndyame. Oya. Ndeka ndyame yewe. Mani stop ibi bintu ntabwo ari ibyo. Iki kibazo kigomba gukemuka icara hano tugikemure. Icara hano dukemure ikibazo sheri wapi no. Cyareka kumbangamira. Mbwira niba atari ukunyenza aho ushaka. Mbwira ikibazo ufite. Reka njye kuryamira yahirye. Sibyo ushaka? Ntaho ujya. Niba atari ikibazo ufite mbwira urashaka iki. Ntushaka ko nguha gift, ntushaka ko ibintu bikosoka, ushaka iki ubundi wowe tuvugisha ukuri. Umva ngiye nakubwiye ikibazo cyanjye. Niyo gift ntayo waguze. Wakoze. Niko nkubwiye. Ntayo naguze ariko ejo nzayigura. Wiyigura rero kuko byarangiye. Kuki utagize ubwenge bwo kwibuka ngo uyigure? Wabonye ko ntayikeneye. Wowe uko kubaza ku munsi wa papa. Wabonye ko ntayikeneye. Nibyo nyine wakabaye nsubiza. Nyine ku munsi wa papa ari cyo wampaye. Ngaho burana nanjye mburana. Ku munsi wa papa ntacyo naguhaye. Ngenda ndakujyana muri restaurant nziza. Egerayo. Shamani reka. Nakugiye restaurant njye nari kuyijyanamo. Nise kutiyajyanyemo nyine. Siko nakubwiye ngo no munjya musohoka. Nese cyazo ufite niki wareka nkiryame. Nyine ntiwaje wiruka. Ndeka none ndyame. Singo? Oya. Iki kibazo ufite. Ndajya kwiryamira hirya. Ikibazo ufite ibintu ni bibiri. Urambwira gift ushaka tubikemure mu gitondo y'igure. Cyangwa ureke ibi bintu. Sheri stop. Nukuri stop. Ese waretse imikino. Stop. Waretse imikino ko wambabarira. Ntago biri bukonde. Kubera iki se bidakunda? Tugomba kuberana nyine. Reka nkubaza. Nkubwiye ikibazo mfite. Kuki utari kucyumva? Rego gushaka to kurwanda se. Shamva khim. Nide. Oya ni ndeka shiri ndeka. Tugomba gukemura ikibazo. Oya mani ndeka se wowe.
si mbona ugiye kuzigira intara ngo tugiye kujya turwana icara hano sheri icara vuba icara dukemura ntabwo nicaye noneho ntabwo nicaye okay ngumbwire ikibazo dukemura ikibazo nakubwiye ikibazo cyari cyo reka kwigira intare kandi sheri ngiye kurakara niba w'Imana urakara nakubwira icyo watinze okay ejo ntukamvugisha uza kumbwira ubusa niba wabanza ko dukemura ikibazo sawa it's a prank shiri Prank for what? Ntukagitukana ariko Prank is imagine. It's a prank pe. Abagore mukunda ba gift muri he. Hello. Isi kamera iri. Mu marido bose kamera yafashe. Shaira ntago yafashe. Shari iyi video niba yafashe. Nese shaba. Useje kutarakaye. Warugiye kurakara sukanzi ukaryama. Njyewe mva ngubwire iyo ndyama. Ejo kumva ijambo ryanyu byari kuzakuvuna. Urabona igihe bana kurakara nabi se wagiye umenya kugurira umugore gift nyene. Gift y'iki ariko? Y'umugore. Aho uzi ko muri ibikuzi by'amenyo. Ibikuzi by'amenyo se gute? Homa rero 200 agiye mu masaha. Oh yandari umugore ari bakeneye gift. Gift ya yewera abahazi ro gutura imibi ubyina none ngo gift. Gift abandi ngombwa. Abashiriye. Ayata masaha kuryama yageze kandi ejo nifite akazi. Nubwo naje mu imikino imeze utya Imana ibandindire mwakoze ntago nzi ko natinze neza papa binawe yari karahakasha hakajya yari umugabo mubi umugabo w'intesha mutwe umugabo utumva icyo yakoze ngo nagisabira imbabazi guteza imbabazi iki rata mutubwire kiho umugore mutaye amayero 200 namusohokanye ariko ngo ukine gift yikize hari naho yambitse ubusa ariko nta kibazo ningeza editing samatuza ntamaye ubusa nyine ndarya hano ye nashuhiranye ijoro ryiza ariko sheri iyo byo kujya utangira kuzafata video mu gitanda uza wambaye ibintu by'ibiringiti mu bindi biringiti ese biringiti nibi ese uruntu rushyushye gutya ujya kwambara ibintu by'ibyenda ibintu byo kwita ibiringiti rero ngo hari umpimi sheri ko hima uri umugore wahimye umugabo wagize ntarindi imyenda niko bimeze noneho si njyewe uko nari ntegereje njyewe nagiye gushaka ibipantaro bya bindi bibyimbye ku buryo kizajya kiduha agatanya nyayo rero ugafata imisego ugashiramo hagati akabagoresha muratuvuna mu mutwe pe ko yafashe ko nk'ubu nari ndakaye urakazwa n'ikisobwa kutanarakara numva guri burakare ntabwo ari byo sheri ntabwo ari byo pe stop it nta nubwo ndayipostinga kwanza